tubonye umuntu wafatiwe mu murima wawe hirya iriye ati twari tuje kukubaza uko bimeze. Jewe mfite uburenganzira iki giti ni kubakuba iri kubakuba rikubira ibisambo mu murima iri hembe wandonye nigutunze gute iri kubakuba nzamukuraho igihe nzashakira nzamukuraho igihe nzashakira ariko urumva umuntu nzamukuraho igihe nzashakira ngo iki nzamukuraho igihe nzashakira ikibazo se nyine ko yagumye mu murima biraza kugenda nagumemo uburinzi bwanje iyi miti yanje inyemerera kuzagera igihe haboneka kumukura byeri byanje ariko abaturage baragushaka pe baranshaka bari kunshakira abaturage utangiye yicura niko amakuru yanyu ni meza mumeze mute rero tumeze sawa byagenze bite hano dore uriya muntu ngo yaburaye none ngo inzara ngo yari imwishe dore ni biriya bisheke ni iby'umupfumu dore none niwara mu gasatere nyine dore none dore yagiye acamo igisheke kandi dore twari twarabibujijwe twese nta mwana wo mu gasatere wacagamo igisheke none dore yahezemo kuva mu gitondo izuba ryamurengeyeho none dore bimwiriyeho dore nta n'ukuntu twabigenza dore twese twatinya no kuja kumukoraho ibi bisheke ni ibyande rero ibi ngibi ni iby'umupfumu wo mu gasatere yego bamwita ndi uwo mupfumu nzoza wahari haruguru ku gasatere yego uriya mudamu ndi kureba nyine hariya yafashwe ryari byagenze bite yarayemo none dore no mu gitondo izuba ryamurengeyeho dore baracarimo reka turebe neza twitonze ubu ngira ngo tugeze nko mu masaa 10 ngira ngo saa 9 mwamenye ryari ko yafashwe twamenye ryari nge namusanzemo mu gitondo mpita mpamagara abaturage bose yego we bakwita nderero nge banyitanze kusenge Jean Dodi byukusenge Jean Dodi ibi bisheke byose uyu murima wose ukungana n'umuntu ni umuntu umwe n'umupfumu witwa Nyiranzoza wahara ku gasatere yego ubwo rero ikibazo cyabaye ni ikintu kuba yagiyemo bikaba ngombwa ko atavamo nyine wowe ntabwo ushobora kugenda ngo uce igisheke hariya buriya wapi ntanagicamo kubera iki se kubera nyine ko abandi bose harimo imiti nyine kubera babitinyaga yego nawe ushobora kujyamo najyamo ugiciye se wabiki nawe wabitumira nacameramo dore nanjye namera nk'uro ruri hariya tuvugisha abandi bantu mo gakeya bite muraho muraho neza amakuru ni meza ndabona wagira ngo uri mu bucuruzi hano ndi mu bucuruzi kuko ndi umucuruzi nge ncuruza umugati w'imbada kugira ngo turebe ko twakwiteza imbere byagenze bite hano rero ikibazo twe tuje kugira turahaje twabyumvise ku mugo kandi ibyo bisheke byashizemo uruhereko kugira ngo muri make yicungire umutekano mu mutungo we kuko barabyibaga cyane birenze urugero nawe nshaka kugira ngo bagire gute umutungo we gumuteze imbere uwo mugore we size ngizi ko uwo munyirazoza ni umupfumu yasizemo uruhereko atuyana mu gasantre ibintu bye nta n'umuntu ubikoraho ariko uwo mugore sinzi icyo yayirengeje kugira bisheke twese ko tubitinya nge sinshobora kukandagira mu murima wa Nyiranzoza ni umupfumu wa kabuhariwe ntabwo nakandagiramo mwese nta muntu waca igisheke ari nta muntu ushaka guca igisheke ari none se muhamutinye iki rwose rukaze uretse gatoya uvuze ngo iki ni umupfumu Nyiranzoza nta muntu umukinishaga wibesha ukakandagira mu myaka ye nuguhita bikubera nkura mu mama twese turabizi nta muntu hakinisha ushobora kugira gutya ngo uce nk'inzozi sinshobora kubirota na rimwe hanyuma rero uyu mudamu biraza kugenda bite ko bavuze ko yahiriwe guhera mu gitondo biragenda ubwo ukuntu bimeze ni ukuje kureba Nyiranzoza niwe ufite uburenganzira bwo kumukuramo abaturage twere tugende ku mupfumu tumusabira imbabazi tuti nyamara uriya muntu meza yarashonje aho ko mugira imbabazi ntago nagica kuko twe umurima gwe bari baragujoze
cyane cyane abaturage bino nabawukoraho. Twamuboneye igihe Nyiranzoza bari batuzogorosha abantu. Ni muntu ki? Nyiranzoza ni umupfumu, ni umupfumukazi, araragura, atanga imiti, arinda imirima nk'uko nguko nyine akoresheje uruhereko rwe. Natwe baratuzogoroje ahubwo Nyiranzoza yaziye igihe rwose pe, ni umuvuzi gakondo wa nyawe. Hanyuma se yuko yagiye kwiba mu murima we kandi wumva ari umuntu usa nkaho akomeye, gasekwa nk'akeza, mugiye no kujya kutwereka umukecuru ubundi abarizwa he? Nyiranzoza barizwa hano mu mudugudu wacu hari ku isantere, ubundi tuhitega ku gasozi. Tugiye kugenda tukwerekere hano abarizwa n'imiti yayikwereke n'ukuntu afite ubudahangarwa, afite rega n'ihembe. Ariko se mwebwe muba mwumva atari ukurenganya umuntu nka kuriya wenda abantu bose bakamubona? Biri impamvu byabaye ni byiza. Bari abasambo benshi baratuzogoroje ahubwo uri yabaye igitambo, reka tugende tumerekane mu mudugudu banamenye ko Nyiranzoza ari umuvuzi. N'imitungo z'umuturage bakamujonga buri kanya ariwe yasaki imiti afite ati nje nta muntu uzongera kungira mu murimo uzagera mu azafatwira yabwamo abaturage bamubone kumugaragaro impamvu yafatiwe hari. Ubu ngubu ibintu akoze ahangaha bitubereye icyitegererezo, natwe tugiye kumwiyambaza turebe ko yaturwana akaduhereza ku muti. Hanyuma se ntabwo ushobora kugenda ngo mukurura mukecuru hari wenda have kuri rino? Nuko twese tuhafatwe ntabwo mama wenyine niko kwavyibye wenyine ushaka kumutabara ngo mugende muvane hari ari mwekera kamwihereye Kereka Nyiranzoza aje kumwirebera. Ni uraza none se tugiye kureba Nyiranzoza tumusize hari? Ntacyo araba yaharaye yahiriwe ntacyo yabaye. Nyiranzoza naza aramwikuraho niba ufite uburenganzira bwo kubikora. Mugiye kumusiga hariya? Yego rwose. None se uramutse ugiye ukamufata ukamukurura akavaho byagutwara? Reka damukoreho naje maheri. Mwafata mukaguma mwese. Wahitufatwa nawe ukaba nkawe. Wagenda nkamukoraho se ngiye nkamwikura. Genda ubirabe nawe ugumemo. Igeragereze. Nyiranzoza turamuzi neza ntabwo twamukinisha. Tugiye kugenda twese mujye kunyereka ahantu uwo muntu atuye. Tugende kwa Nyiranzoza. Turamukwereka rwose. Mujye imbere ndabakurikira fresh nta kibazo. Hano turahaca gute mwaka byaro kamansi uza abantu ndabasuje mwese abakuzi ba Favgaz TV nizo kumeze fresh. Jewe nitwa Junior umusoranye togiye imigozi muhambira ikindi kuba kumushwe simpuwe zagaca inkuru nkizi mba ngomba kugira gute kuzibagezaho. Dore mukecuru hariya mu bisheke baravuze batire twe nibitureba. Tugiye kureba umukecuru ngo washyize uruhereko mu murima we mugari cyane ngo aze agire gutya ikintu cyitwa uruhereko abantu bakuru muraruzi. Reka tujye kwirebera mukecuru tumubaze ibyabereye ahangaha. Ni ya nkuru ubona imihanda ahangaha tuvuga uti ngiyi ngomba kuyikavaringa nkayereka abantu bankurikira. Reka tujye kureba kwanza mukecuru giye mfite amatsiko yo kureba ibintu baravuze ngo ntibamukoraho, nanjye rero ntago namukoraho. Reka tujye kwa Nyiranzoza ngo ngaha rwose ngaha kumana yacu Nyiranzoza nawe reka turekariyo Nyiranzoza mwereka turiwe nangaha kumanga jewe Nyiranzoza ayavuga se Nyiranzoza erega barari kuvura Nyiranzoza mana ibikikomo mbereye mu muraho neza muraho amakuru yawe none se ko wirukana abashyitsi kandi tuje kugusura tuje kugusuhuza tuje kugusuhuza oya ni ukuvuga ngo tuje kugusuhuza tubonye umuntu wafatiwe mu murima wawe hirya iriya twari tuje kukubaza uko bimeze. Jewe mfite uburenganzira iki giti ni kubakuba rikubira ibisambo mu murima iri hembe wandonye nigutunze gute iri kubakuba nzamukuraho igihe nzashakira ariko urumva umuntu nzamukuraho igihe nzashakira ngwiki nzamukuraho igihe nzashakira. Ikibazo se nyine ko yagumye mu murima biraza kugenda nagumemo uburinzi bwanje iyi miti yanje inyemerera kuzagera igihe habona kumukuramo. None se byagenze bite ubundi
umurima wawe w'ibisheke nta muntu wemereye nyine kuwukandagiramo. dore iri ni kuba kure, iyi ni inzogera uyigize iri hembe narikuye waribonye, ntabwo wafogera ibyanje. Ariko abaturage baragushaka pe, baranshaka bari kunshakira iki abaturage utangiye yicura none se nta nubwo tuvugisha, ntabwo tuvugisha. muraho mwana wanje, uratwirukankanye mu kanya induru ziravuga. jewe rero uko ndeba nanga urusaku mu rugo rwanje, jewe nyiranzoza mba niyicariye hano, uyu mukobwa wanje imutuma imiti, niwe nzasigira ibyanje. Ubu namwigishije imiti gakondo, abantu ku ntera iwanje unshaka ansanga iwanje mu rugo. Yego, ubundi nyirizina bakwita ndi? Nje banyita Nyiranzoza, umukobwa w'abasinga. Yego, Nyiranzoza. Uri muntu ki rero muri karitsiye abantu bose batinya ko tugize ubwoba natwe twese? Njewe Nyiranzoza ndi umuvuzi wa gakondo, ubuvuzi bwanje nabusigiwe na sogokuru. Sogokuru yahoze avura, dore iri ni kuba imiti yanje. Reka twereke abantu ibyo turi kuvuga, abantu hanze baruzuye, dore muraho mwana wanje, uratwirukankanye mu kanya induru ziravuga. Jewe rero uko ndeba nanga urusaku mu rugo rwanje, jewe Nyiranzoza mba niyicariye hano, uyu mukobwa wanje imutuma imiti, niwe nzasigira ibyanje. Ubu namwigishije imiti gakondo, abantu ku ntera iwanje unshaka ansanga iwanje mu rugo. Yego, ubundi nyirizina bakwita ndi? Nje banyita Nyiranzoza, umukobwa w'abasinga. Yego, Nyiranzoza. Uri muntu ki rero muri karitsiye abantu bose batinya ko tugize ubwoba natwe twese? Njewe Nyiranzoza ndi umuvuzi wa gakondo, ubuvuzi bwanje nabusigiwe na sogokuru. Sogokuru yahoze avura, dore iri ni kuba imiti yanje. Reka twereke abantu ibyo turi kuvuga, abantu hanze baruzuye, dore ni isoko n'amaduka bavuga bati uyu muntu aba nibo batuzanye hano, mwabibonye ko aribo batuzanye kureba uyu mukecuru, bavuga bati uyu muntu ntago ari umuntu wo gupfa kugerera iwe, ariko tunamusabye turavuga tuti reka tuze dusabe umukecuru ko twabasha kuganira mu buryo wenda bumeze fresh, akatubwira uwo ari we, akaza akora se, ese ni muntu ki? Murabona ko abantu baruzuye aha ngaha, ni abantu benshi cyane, niyo mpamvu tuvuze tutereka tuganire na mukecuru, tutahava tutamenya uwo ari we. Turabona ari umukecuru mu by'ukuri mu nzu ye huzuyemo ibintu bya gakondo, nari mvuze ntahera ibintu hagati, reka ubwo turatangira bundi bushya tumusuza, tumubaza ese wa mugani nkuko nibivuze mbere, uri muntu ki? Jewe ndi umuvuzi gakondo, nkaba nitwa Nyiranzoza, nkaba ndi umukobwa w'abasinga. Ubuvuzi gakondo nabukuye kuri sogokuru. Sogokuru byara papa yahoze ari umuvuzi gakondo. Oya, kera bitwaga ngo nabapfumu. Yari umuvuzi, abakobwa babuze abagabo bakaja yakabaha imiti, abagumiwe nabwo baburaga abagabo. Barababuraga, harimo nabo bitaga hano. Uretse gatoya ngi kubanda, ndabona umuntu wawe hano, banza urebe umuntu wawe. nawe yaje kwivuza mvura indwara zose, nkavura. Ngiye kumutungira ihembe tuzi iri ni kurekure, iyi ni wisubye, uyu muti wisubye, toka satani we, togatsindwa, ndawugusiga, iyi nzogera, haguruka.
ndaguhanga muye ndavura nkavura twari tukivugana rero ndabona hagurutse none se ubu hari ntiturimo tubangama ari we uri kwitaho wenda ngo tube turetse ubanze umwiteho w'umuntu kuba mfite kuba mfite hano amuhabamo umuti nabikubwira byose kuba wava Icyangugu wava Igitarama wava za Nyabugogo Kigali bakwibye iyo bakwibye uzanshake uraza iri kuba ryanje uraza ugaciramo abakwibye bose uwajanye yaba inka yaba ihene yaba intama ntabwo arenga arabigarura ibintu bye bikagaruka byaba umukobwa ugu ni umuti gwagahuza miryango aha ntanga gahuza miryango abantu iyo mu rugo batatanye ngiye baraza nkabaha kurugu muti gwanje umbade ndine dagala edagala ry'amanyi olirabye nze ndina dagala ry'amanyi era idagala rifite imbaraga idagara ni iki idagala ni umuti bagamba nze ndi musawo umusawo bamuta umuganga nze natambulira Uganda imiti ndikubona ari myinshi cyane imiti ni myinshi uyu muntu yewe niwe ndi gusabira uburenganzira bwo kuva muri uriya murima rero ngiye koherezayo hari umwana dukorana arigira hino mubwire amagambo agenda agakoresha n'umutarakoresha nje ntandava hano bagenda bamukurema niko nkora none se waretse tukava hano ibyo bintu babikoze basi ukamwohereza turi kuganira gutya akagenda ku buryo aza tubwira ati wa muntu nuwo nturumbereye mu bisheke muhumuti agenda ukore umuntu atahe niwe ntumaga niwe ngomba gutuma ubwo rero wenda abantu ndi kubona babaye benshi muri rugo rwawe kugira ngo wenda tutateza umutekano muke niko nabyita abantu bakeneye kurinda imirima yabo nka kuriya kwawe n'abafite indwara zigiye zitandukanye ko ndabona imiteri yose aka kantu bakita gasonga bugari ngira ngo ako nagasonga bugari abantu baragukura hehe bakubona bate abantu baranshaka abantelefone dore uyu mukobwa wanje niwe bahamagara nje urabona ndashaje sinkireba ariko mfite umukobwa hano nifashisha yabaha nimero yanje ari kwihisha byahata ko kamera imugeraho ubundi nabahe nimero yanje namara kubaha nimero yanje unshaka azampamagare ibijanye n'uruhereko bigomba kubibanga ryanje mfite umwana umwe niwe nabyira ibanga ryanje ukeneye wenda ari nko reka tuvuge hari umuntu uri kutureba uri nko mu karere ka Nyaruguru wenda Gisagara hehe na hehe cyangwa se ari mu bihugu byo hanze uwo yakubona ati yampamagara kuri telefone uyu mukobwa akamuha nimero sinakubwiye ntabwo nkimenya gusoma uriya mukobwa wanje niwe niyambaza igihe cyose ubwo bagahamagara bati muganga ariyo umuvuzi gakondo atariyo ati bavuze guca nuko nkababwira wowe ntabwo umuntu abasha kubona ubwo nukunyura kuri uyu mwana wanje iyo ariko uyu munyuzeho bo wambuye mukecuru ati umwana bafashe ngira ngo ni mwebwe amakuru yanyu amakuru ni meza ese kuri kimwanze kutwiyereka oya ntago ari byiza witwa nde rero nitwa Nyirahabimana Marie Jeanne Nyirahabimana Marie Jeanne ntabwo nyine twavugana wenda tukureba mu maso tukakubona oya ntago ibyo bintu ari byiza mwanaje mudutunguye mukecuru aravuze ngo nuyobore abantu bakeneye wenda ubufasha iwe ibyabaye twabisobanuye nawe uri aha ngaha by'uruhereko tubonye tutari duherutse kubona ese mukora mute hano ese abakeneye wenda kuza kugana mukecuru ariko ubwo yamara kumumbaza nkamumuha bakavugana kuko urabona turabana ninge muba hafi amaze gusaza mukecuru akora ate ko tubonye uwo muti ni ukuvuga ngo uruhereko mukecuru ararugira ibintu byose arabigira mbese nta kintu na kimwe atavura nta ndwara n'imwe iba watavura n'ikimenyimenyi niyo mwagera mu isantere iri hariya haruguru mukabaza ati umukecuru bita Nyiranzoza atuye ati wa mupfumu ati ubu nanjye ngiraga isoni zo kugenda kubera ko mama ari umupfumu uzwi na benshi ubumva bikugoye mba numva bingoye ariko mbona nanjye yarabintaze byarankukiyemo
twari turi kuvuga ngo tuyobora abantu twatinze hano hantu aravuze ngo mukanya ngarohereza umwana sinzi nimba ari wowe ngo uje gufungura uriya muntu waheze hariya